Igihe ni ingenzi kuruta uko benshi tubitekereza, kuko gihatse byinshi mu byo tunyuramo bya buri munsi. Ubajije umunyeshuri yakubwira ko ikibura ari igihe gusa kugira ngo abe arangije amasomo ye. Ubajije umukozi ukorera ibihembo nawe yakubwira ngo icyo ntegereje ni igihe kugira ngo mpembwe. Umubyeyi nawe iyo yagize umugisha haba habura igihe gusa ngo nyuma y'amezi 9 aba akikiye umwana, hakaba hanabura igihe gusa kugira ngo uwo mwana wavutse aba akuze kandi afite imbaraga zibasha kunganira abamubyaye. Ubajije uri muri gereza nawe wakatiwe igihe runaka akubwira ko icyo ategereje ari igihe kugira ngo asubire imuhira. Ni byinshi cyane tutabasha kurondora bishingiye ku gihe. Nawe ufashe umwanya hari byinshi wabona tutagejejeho intekerezo. Igihe gifite agaciro gakomeye cyane utabasha gusobanukirwa mu kanya uri bumare wumva iki kiganiro. Icyakora hari ibikuri bumenyeho bigutere no gufata imyanzuro. Dore bimwe mu byo ukwiriye kuzirikana. Igihe ntigishobora gusubizwa inyuma ngo ukosore ibyo utatunganije mu gihe cyashize. Igihe kandi ntabwo gishobora kwihutishwa kugira ngo ibyo ushaka kugeraho ubigereho vuba. Numara gusobanukirwa ibi bizagutera guha agaciro akanya kose ufite, utekereze n'umusaruro wa buri kanya kose ubonye. Kuko nawe hari igihe uzicara ukicuza umwanya wataye ku kintu runaka ndetse ukumva uhawe andi mahirwe wakora ibinyuranye n'ibyo wakoze. Icyakora ntibishoboka gusubiza igihe inyuma. Ushobora kuba warumvise cyangwa uzumva aya magambo avuga ngo iyaba ibihe byasubiraga inyuma. Icyakora ntibishoboka. Uburyo bumwe bushoboka bwo gucungura igihe wataye ni ugukoresha neza igisigaye. Nanone uburyo bumwe bushoboka bwo gucungura igihe wataye ni ugukoresha neza igisigaye. Uzaba utaye igihe nukora udafite intego. Uzaba utaye igihe nanone nufata umwanya munini utegura imigambi ariko udashyira mu bikorwa. Ni uguta igihe kandi kumara umwanya wawe uvuga abandi. Uzaba utaye igihe kandi nutinda aho udakenewe. Nukora ibyo uzi neza ko bitazagera ku ntsinzi nabwo uzaba utaye igihe. Nutinda ukamarira umwanya wawe ku byoroheje byakabaye bitwara umwanya muto uzaba nabwo utaye igihe. Icyakora hari n'ibyagufasha gukoresha igihe neza. Zirikana aya magambo. Urufunguzo rwo gukoresha igihe neza ni ukureba umusaruro wa buri kanya. Uzakoresha igihe cyawe neza niwishyiriraho intego. Buri gikorwa gifite umugambi gishaka kugeraho. Bizagufasha nanone gukoresha igihe cyawe neza nubanza ibyihutirwa kuruta ibindi ugaherutsa ibitihutirwa. Bizagufasha mu gukoresha igihe cyawe neza kandi niwirinda gukorera imirimo irenze umwe icyarimwe. Hari ikindi kizagufasha. Shyiraho ingengabihe y'igihe utangirira umurimo runaka n'igihe uwusoreza. Iga kuvuga hoya kugira ngo wirinde ibikubuza kugera ku ntego zawe no gukoresha igihe cyawe ibyo utakigeneye. Ibi tuvuze n'ibindi byinshi bizagufasha gukoresha neza igihe ufite no kuzirikana ko gucungura igihe wataye ari ugukoresha neza igisigaye. Bibiliya iti utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Zaburi 90:12.